shari ko wazindutse nazindutse sheri ese wazinduwe n'iki musi ari gukora yewe musi ndumva nta morale mfite niko gutamicyo wabariki ndumva nta mood mfite rwose y'akazi mfite ibitekerezo byinshi mu mutwe birimo biramvanga ugutekereza iki ugutekereza iki ese wowe ntujya utekereza ku madara ndatekereza ariko bitakwica akazi wowe nireberaga televiziyo niyo ndi ku mutwe hawe baza n'ingese so urebye abana twabyaye kuko n'uburyo bitwaramo wumva nta kintu bikubwiye kuko umubyeyi abana b'iki gihe nyine barananirana ariko baranka Desire aravunika cyane umwana wanjye arambabaza Desire aravunika pe ndeba uburyo yita kuri wari umunabiye be rwose aravunika yokora bamufashe mu kazi ntacyo atagufasha uriya mwana ariko nano hari Kirisi uri hariya noneho uriya mwana yagize nk'umukobwa yigize umuntu azi ubwoko bwe geza aho ngaho geza umukobwa geza aho ngaho Kirisi uramuvuga nabi siwe muntu ugufasha ngaho ntiwanze kumbyarira umukobwa we nitware ya gikobwa kandi hamya ko ari umuhungu none kutabyo umukobwa umusimbura nyine none se arutanga urubyaro ntabwo ari gufasha mu mirimo hano muri uru rugo hari ikintu adakora nyine se hari ikintu adakora umushinga atari igihe urubyaro ndabyara umukobwa urabura gushimira Imana kuko wabonye ugufasha imirimo yahaye mu rugo none utangiye kwijujuta imyitwarire ya gutya gusa yitwara gutya gusa atikoza y'intoki umva ibindi ujye ubijyamo ariko ujye ndekera umwana mwana ushaka umwigehura kuko hari byinshi buriya nyibutsa kandi nkatuza twari umugabo w'ejo hazaza azakubiza ko yazaba umugabo anzanira n'umukwe nakubwiye ngo ujye wibuka ko utabyaye umukobwa uriya rero niwe mukobwa ugaragaza ishusho hano kuko twe dukeneye umukobwa niwe udufasha agaturema agatima kuko aragufasha imirimo hano rero mbona rutwara uriya winywera itabi uriya we bitabi urabona niwe rwose uri kuko mu bitabo amafaranga yose ugasanga araje ngo aya mafaranga agiye ku ishuri kumva agiye mu bitabo bakuru be bavunikira ubusa ariko nawe ntabwo batagize kandi ubwo yigira kuri ntabwo ari n'umuhungu mu bantu kuzika ibitekerezo byanyu ko kurwagira ngo babivuye umuhungu sigwa rw'umukobwa sheri yego ko urwase azazana mukazana azarambagiza uwahegira atikoze umugabo se yo kugira biriya bintu yikora kibisirwa ahitara gucyampo umva nakubwiye ngo gezaho ndikira umwana tamuretse reka nyine musubire gukora amasuku yo mu rugo da genda yakora nyine akabaswera b'ababyeyi bo bahari imirimo yabo itazanyica koko eba hanze nikurureho igityogo n'ubundi nta myaka ijana ubundi nakurama kudapfa ebana amabido yaranyishe kabisa ibibazo byo muri uru rugo nzabivamo ra numva by'ibitabi ariko sha uranzonananye neza burundu deo akuviye wagiye upfusha ukagabanya ikigati byawe urumva ukuntu wambwiye mene
wakinkazi ubundi uburere baguha ubundi bujya mu kibuno bujya mu birenge bigenda bite? ntabwo nahawe. Urabona ibyo bisatsi ukuntu uba warabaye nk'ingegera nkaho uru rugo hari icyo rwabuze. Utagira icyo rwabuze se imirimo hano niba yenda. Ndakubwiye ngo ibyo bitari simbishaka mu rugo rwanjye wewe. Tuza ahubwo. Sundi vika nkubaza. Ari nge nawe. Ubona ari nduri mukuri koko. Nokurigisha. Sha indi byara umweru na Muhima koko. Ibi sibi. Nzaba ndebe icyo uzigezeho wacyana. Bandetse. Ubwo by'umuntu byose agukoreye no kugenda ni mu matabi ni mu rumogi ariko nzagufungisha urabeshya. Nzaba ndebe ubugabo bwawe sha kuzagira icyo wigezaho. Nushobora uzamfunga. Bo ntubureba bamwe mwabyirukiye kimwe aho bageze. Yese ntabwo bareba aho nge. Reka nikurure uko bari. Babandi basha. Usineze wese ndikubona ese kugenda kumaje kutari washimye umva teshomba umva yesu we umva my god yes umva yesu we akomega we mukorese umva ndakubwiye ngo tesho umve ngo nisho ako banza ari kugire na kibiri buri kongera ntabwo ndi kubyumvikana naho ndi kubona utameze neza akubuze wabaye isi umva nawe urabyumva bese ngombwa ako kankwereke navuye mu rugo Kirungo se? Wari wabasahubwo ntabwo ari ibyo gusa umva nyine nawe urabyumva usarika mbanze koreho ryake riraka koko uyu munsi aho kurya nawe ibi ngibi bituma umuntu ariko ikindi gihe umva hasi koko nawe ubyumva wow Maclaire
Makle Mami ugira ngo se Makle arahari? Ani urahari se? Yesu ndanje. Shiri ntabwo ugeze ukura. Mwakoze ariko mvuye mu kazi nyine kaza mu rugo bisanzwe. Ntabwo mvaga ameze neza. Se mwana wagiye ku mana yanjye. Bunonizi ko masuri butanye mugoroba. Wapi munsi mvaga ntameze neza mva nasabye uruhushya boss gazi. Birumvikana wese kakamuna kayibuka. Sinzi ahantu yagiye nanjye ngeze aha ngaha sinzi ndi kwiyumva mfite na stress z'akazi. Mana nyagasani sinzi ahantu yagiye. None se ko nagasizana mu rugo kajya ku mana. Mami bye rwose Makle ndumva ntazi. Mwana ni mwana wanjye ariko sinzi. Sazanjye nani bagiye he? Simbizi. Ubu nibisanze mu njyenyine. Ndamuko kunze kwatajya zerera cyane. Nzi ko buri yari buba harakakanganiza nikagira aho kajya. Simbize se wamuhamagaye ngo ugenda n'amayisi akihorera urakara bunguka karike ndakwereka ngo abari mu kosore mama ngi ntabwo uzakora rwose akusha biwe chitisha mwana we dibali basi zana mwanagura Ishu. Aka kaga karongora induye. Kibaranze bakugiza umukobwa pe. Shaje umenye ibyawe, umenye itabe ryawe, nanjye menye ibyanjye, sibyo? Ntukazore kwanjye mu byasi. Cyanda yo wanchakoze. Urapfuye ho. Kamureke kanigendere genda. aho kumana yanjye shofte n'umwana wawe stress Kaba kari mu itanga mu kikanze kabone. Ngo umeze nk'abakobwa biki. wese ameza ate Kirwa mu itabi byarakishe. Bega Ntibwire ibyashora. umva mbese ako tube turetse sho n'ubundi ntandi turayijyamo ako ufite mana yanjye mukuru wawe nemera basi Rekushinze. nukuri mana we akuriye nyine anajya mu mutwe sindi kirabagikuye Nuwacha ariko ntiwamenye. ako wowe na mukuru wawe basi mana we Yesu we Ngabwira. nta kintu nakubwira ahubwo uri kubivuga ngo umva ndamukunze cyane umva ako byatari ni ukuri tubura nk'uri umuntu yamugiraho gute igihe cyose niyo ajana mbona uraza kumubona bari mu by'intwari barimo rwose ako nyine muraganira sibura mbagani kirega banyikoma hano bose kubera undi umukobwa ngo tsinzi kuba umukobwa se akabana nabo bye biraniki bro ajit makuru numeze neza tumeze neza kaje kubasura turababura tabeshye ukuri kumutaduteguje nyine twibuza tukamaze tukavugana n'abandi maze tukabona ko ndakeka bamwe bari mwari muje gusura batandukanye No, reka mbe ngiye mu gikari ndaje.
wowe akundi bo muzima tuzatujyana mu gitondo umuntu agiye mu kazi stress za runo rugo nawe tushyiraho stress zawe turaho komeza ute ubwo se wagiye he icazwe aho ngaho akamakiro sijye navuye mu kazi wari wagiye he si wowe mbaza wari wagiye he cyangwa ubona ngo nukundi uta ukibwira ko ntari mukuru wawe uzi imyaka nkurusha cyangwa ubona uri mukuru ese kuba ngiye ntagenda ngo ntindeyo nkibuka ko ndi buze mu rugo nuko ndi igicucu ese makiro uzi imyaka nkurusha cyangwa ubona ubyibushye ubyimbye uri muremure ukagira ngo urandute mumbwira mwana buriya kamubwire ni uyu mukobwa ungeza aha ndakubabara so ubundi mbere yo kugenda mbere yuko susaba imbabazi wakoze iki mame wambabari mva nkubwire n'undi munsi nimba udashaka amahane nanjye ndakubwiye ngo n'undi munsi nzongere mve ku kazi nsanga ubwo buguru bwawe waba unyanyuja nzayakugororera turumvikana mva imbere haguruka aho ngaho shaka kuba mukuru umuntu ni byiza mwana wanjye urageze ngo n'ubu mumfashije kuko kabisa byuba ujye ubanga mukuri mamerega nubwo abana bananira abakuru babo na mami byose ariko nyine nta kundi umva reka njye guhindura mwana reka njye guhindura ako mana yanjye mwana uru rugo ndavunika cyane mama aravunika umusaza wanjye aravunika ko sinzi impamvu baramunange batabibona ako si umwana ubwo ko umuntu azabigenza asoma telefone yanjye yigiye iri hehe basi umuntu ngo aba aranganiye dore ngiyo hiri nayo dore bikakimubwira ariko nyine nta kundi rwose ugomba kugenda ese ndi mama yagiye yego mama aragiye mu kanya biza ndashaka kugwiyemo reka iziye se kandi kugira nyinshi we ntabwo ubizi uzahamya nagiye uza abatifi bahari beza rwose abatipe beza noneho ako narumiwe umfasi uretse ko cyane ijambo ariko mbanze mutumva ngambwira ndumva hari agatifi kanjye nakunze ako byanyabye nakunze ariko ndabizi kikazamungezaho kiki se waheye kagahungu marako kwande kigira nyine nk'abakobwa ukuntu kakayoba ukuntu njye simashaka no kukamenya ntabwo ngako uri kumbwira bakunze oya n'undi nyine ubundi ariko nta n'ibiki ubwo niwe wakunze ahubwo ni kubyumva oya ariko ndakubwira mukuru we ariko ntarebe n'ishumi yanjye mukuru we niwe wakunze gusha nawe ugira urukundo rwose manda yarwara gusaguza abo bantu bose ese ubundi washyize umutima hamwe barwana neza ako wowe buri gihe nta kintu ujya nkubwira ngo wajya umbabara mu by'ukuri ni mwe mutuma umuntu atagira n'ikintu avuga buri gihe umuntu yaba erega jya umenya ko uri umwana ntabwo uragira muri cya gihe cyo gukundana n'iki erega nibo bahera babatera n'inda imyaka ufite ari imyaka yo kujya gukunda abahungu yewe simbizi rwose njye ndabona ntazi gusa mama yashatse yaza tukabiganiraho ndabona n'umuranye ndabona naniwe ubeshye se umuneza uvuze ako wa mwana uzi ko nkuruta cyangwa none narabona ibyo ubungiriye urubuko rukonjera nta bantu bari mwana nyagasani kumva wowe Sister muri gupfukisa nashanje kundorere bro ngwino hano banza urebe biteze icaranga aho banza wumva ibyirishya byo mu rugo ngo ni uri gupfukisa sore ngo z'abahungu bakundana ngisimba nshaka no kuzumva si umukobwa sister uvuye reba ariko uburyo abareba akubundi nabura mvaye hasi ubwo wambaye ko cyane twiba cyacitse hari ibirenze no tsasanzwe nambara nyama ese mukuru wawe ntabwo uri yakunda bameze wigize nabi reba ariko si mu rugo se baba wewe hakomeye yaragendesheje koko sister birani ibiki cyande kundorere ngo nanjye bazancanze nk'uri ari muri muna wacu niba ari iki cyakoze simubeke sibyo
mbabaye kasi mbabaye nanjye ninjye ubabara cyane kubona muri umuna wanjye yifata kuriya ase buriya mere kuko ajya muri salo agasanga ameze simbizi abatera umubyeyi agahinda ataretse natwe abavandimwe be amakuru se wowe shani meza ameze neza niba yanzonze n'icyo urabizi ko arenga buri hano ngiye nyine sibyo shani ndabizi bro akazi kaba kanzonze n'uriya mukobwa wacu mutoya nawe aba yagiye shabyo ni ukwihangana rero nta kundi byagenda nta kundi ariko ujye wibyihanganira ubizi ko se bavuga ngo iyo igihe ikibazo kiri gato nta kundi yanakiri gata